munsi ngewe Serugobe ndemeza ko
ikimenyetso cyiza, aramuhobeye bigaragaza ko ari we neza. N'ubundi abibona ko ari we, gusa nuko umugeni nyine aza yitwikiriye kubera ko bifite ubusobanuro bwabyo. Reka dusabe Eritiye nawe atwikurure umugeni we, hanyuma atwereke ikimenyetso. Amashi menshi ndabona baseka bamerewe neza banezerewe. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo rero babampere indahiro. Yes. Reka dusenge Imana. Murabizi bagiye gukora icyo bita vow, bagiye gusezerana imbere y'Imana n'imbere yanyu. Biba ari ibintu bitoroshye, ntabwo ari contract mugiye gukora. Contract y'akazi umwanya wose ishobora guseswa bitewe n'amakloza yigize, ariko iyi ni indahiro mugiye gukora yo kubana ubuzima bwanyu bwose, kubana akaramata. Reka rero tubasenge. Mana yera, Mana yo kwizerwa, abana bawe bashikiye guhera umunsi wa mbere, imvugo yawe ya mbere, baremeranywa, barakundana, bemerana kubaka urugo. Uyu munsi ndagusaba Kristo kugira ngo isezerano bagiye gukora uzayishigikire. Turabizi ko hari imbaraga nyinshi zitifuza ko ryakomeza, ariko Mana turaguhamagaye kuko uri hejuru ya byose. Ijambo ryawe rivuga ngo uri hejuru y'abakomeye, uri hejuru y'imizimu, uri hejuru y'abamarayika. Imbaraga zawe ni nyinshi zitubamo kandi zidukoreramo. Uzaza activating kugira ngo zihagarare zihanganye na buri kintu cyose cyiza kije kubangamira urugo rwawe. Reka iri sezerano rero Mwana ntirikomezwe n'abantu, ntirikomezwe natwe, ahubwo rikomezwe n'Imana yonyine. Mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Amen. Hanyuma rero barakoresha amagambo yabo ariya basomye mbere yacu nk'itorero, ariko ndagira ngo mu gihe bari bambikana impeta, Kalisa arashobora kuririmba. Nabwiye ko twabanye, arashobora kuririmba, arashobora kuvuga ku ndimi, arashobora gusenga, arashobora gutera haleluya, arashobora no guceceka. Buriya ucecetse nawe abavuze, ucecetse abafite ibyo avuze nawe haba hariyo byinshi bwo kuvuga mu mutima wawe. No guceceka biremewe, ariko kandi niba ufite icyo wavuga nk'indahiro kuri uyu munsi mwiza wawe, wakivuga rwose mu magambo yawe tutakuyoboyemo. Umwanya ni wawe, muri microphone cyangwa muri mufatire. Nkunda mwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Naguhisemo mu bandi bakobwa bose bari muri iki gihugu ndetse no ku isi yose. Dusezeranyije ko nzagukunda haba mu byago, haba mu byishimo, nk'uko uru ruziga tugira iherezo, urwo nagukunda. Amashi menshi ku Mana. Magambo meza aryoshye, kandi ikintu kinshimishije ni uko Ingabire ntiyamurebaga mu maso, byerekana umugeni mwiza cyane. Yumva neza icyo umugabo arimo avuga. Aha oya, numureba mu maso aba ari umugeni. Dusezeranyije igihe kigeze ikibuga, ndagushimira kubw'uyu munsi, ndagushimira kubw'imiryango, ndagushimira Mwami Yesu Roho bose batwiteze. Rero Data Nyir'ingabo, urukundo rwacu n'urukundo n'umugisha
uzatubere umuryango mwiza, umuryango w'umugisha. Ndakwinginze ndakwizera kandi Yesu uzadufashe, uzadushyigikire muri byose. Twebwe ntacyo twabasha gukora tudafite, ariko twishingikirijeho data, uzatubere byose kuko kandi twakwiga tutagufite. Rero uzatura urukundo wampaye, ndarushima ndetse kandi nzarukunda kuko ubitereka ku ijambo ryawe rivuga. Amen. Amen. Amashyi menshi ku Mana. Ariko nabasaba tukongera ayo mashyi. Hari ababyeyi dufite bashobora no kuvuza impumu. Urumva ko ubikoze neza. Isezerano riba rikomeye, rimwe na rimwe ritera n'amarangamutima, ariko amarangamutima meza n'amarira meza, amarira y'umunezero. Reka Etienne, umwanya ni uwawe. Bagufashe uyu munsi, bagufashe buri kimwe cyose ku buryo icyo ukora ugikora wumva kabisa uri kamfata. With God, as my witness, I choose you today, and always I give you my life, my love. I vow to be your partner, your safe place, and your biggest fan, today and forever. I promise to love you, laugh with you, to face whatever comes together. Amen. 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 Nari kuba mbasobanuriye ariko buri muntu yakoresheje ururimi rw'amahanga abagira ngo byumve gusa n'uwo bireba. Hari rimwe nanjye tumvishe ariko Sonia yapfa kuba yabyumvishe. Before God and our loved ones, I stand here today with a thankful heart. I thank God for you and for the love He placed between us. Today I make the most important promises of my life. As your pride is the garment I wear, gently covering me. I promise to honor you and to honor it, to guard it with care, and to keep it beautifully and whole. With God leading our path, I promise to love you softly and thoughtfully and faithfully, to respect and to support you, to pray with you and for you, and to work beside you through every season of our lives. Today, I choose you as my husband, now and always. Amen. Amashyi menshi ku Mana. Yego mwakabyaranye. Duke yambashije kumva. Ni sawa. Imana ihimbaza. Umuntu ubwirindahiro kabisa kumva ko akayikora yarangiza akajya kuyisohoza izanye amarira. Arimo aravuga ibintu bikomeye. Imana ibahe umugisha. Reka bashoje kugira ngo kubera umwanya ari kubabwira ngo mubaramutse, ariko ntabwo muri benshi mushatse mwabahobera mukababwira amagambo meza yo kubifuriza urugo rwiza. Ntabwo muri benshi kandi ntabwo twatinze cyane.
Reka twongere Imana yacu amashyi menshi. Reka nsabe abageni mutere intambwe ebyiri mwegera imbere ho. Haleluya. Yasaba umugisha. Ndagira ngo fata mugenzi wawe mu kiganza. Zamureho gatoya. Uyu munsi njyewe Serugo Ben ndahamya ko Kalisa ari umugabo wa Ingabire, kandi Ingabire nawe akaba ari umugore wa Kalisa. Abimana ihuje kuri uyu munsi, nta muntu wera wirabura, nta mukuru nta muto wemerewe kubatandukanya. Imana ya Israheli, Imana ya Yakobo, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka ibakomereze isezerano kandi izabubakira urugo rwiza. Munsi njyewe Serugo Ben ndemeza ko Erike ari umugabo wa Sonia ndetse na Sonia ari umugore wa Erike, kandi ab'Imana ihaye umugisha wo kubana uyu munsi. Umuntu ntiyemerewe ntafite n'uburenganzira bwo kubatandukanya. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ibaje imbere mu rugo rwanyu kandi ibubake urugo rwiza. Amen. Aha.